Yes, friend and family, reka mbasuhuze cyane kandi mbifuriza ikaze kuri Blando TV show. Iminsi yari imaze kuba myinshi rwose, nta kintu dukora nta n'icyo tugeraho, ariko ndashaka kugira ngo nkwereke akantu, ndashaka kukwereka akantu k'ubwenge cyane. Abantu banjye nyine bamenyereye ko hari igihe njya mbacangamo utuntu tw'ubwenge turi fresh kabisa. Urumva hari akantu nigeze kubakorera bereka uburyo ushobora nyine gukupa cyangwa se gufunga connection ku muntu uguhamagara, ariko nyine hari abakomeza kumbaza ati se ushaka kubikora ku muntu umwe, abandi uti kubikora ku bantu bose ntago ari fresh, ariko nyine ndagira ngo mbabwire ko nta kundi kuntu byagenda. Nanjye ibyo nimenya ibindi birenze kuri biriya nzabaha amakuru mbasharinge, ariko noneho uyu munsi akantu ngiye kukwereka ni ubwenge cyane, ni ubwenge cyane, nimbikubwira ubyemere. Hari abandi bantu bambajije ukuntu ushobora gukwandikira kwa kundi wohereza umuntu ifoto akayireba inshuro imwe ngo niyongere kuyibona, cyangwa se ntabe yanayisevinga, ntabe yanayiscreenshotinga. Niko ngiye guhera, ariko nyine ukomeze ugendane nanjye nkwereka kandi kantu k'ubwenge noneho ka danje karenze abantu benshi. Urumva, reka wenda nanjye kuri uyu muntu kugira ngo mbereke ku kantu twihuse cyane, ntabwo ari byo byanzanye, nta nubwo ndi bubitindeho. Icyo njye ndi butindeho ni ukukwereka akantu k'ubwenge kanzanye. Umva ngo ni agaki. Muri iyi minsi murimo kubona ibintu birimo biratrendinga, kwa kundi umuntu avugisha ifoto ukabona nk'umuzungu arimo kuvuga ikinyarwanda, ukabona nyine murabizi to. Noneho njyewe niko kantu ngiye kukwereka, ngiye kuvugisha amafoto yewe nunashaka andi nyine navugisha wowe uyamereze. Ngiye kukwereka biriya bintu ukuntu babikora, ukuntu bavugisha amafoto, ariko reka mbanze nkwiyerekere uburyo ushobora kohereza umuntu ifoto akayireba inshuro imwe gusa. Okay. Wenda ahangaha reka mpitemo ino foto, ngira ngo urimo urabona kano kantu ko ku ruhande ahangaha nyine, kano kanditseho rimwe. Kano kantu hita nyine uza ugakandaho gutyo, urabona post set to view once. Ni ukuvuga ngo ubu urareba iyo foto inshuro imwe gusa, ikaba open, umuntu nyine agahita atongera kuyibona. Yes, reka ibingibi mbiveho njyewe, ntago ari byo byanzanye, nabikubwiye ntago ari byo byanzanye kabisa. Noneho njyewe nikorere utuntu twanjye twagiye. Ni ukuvuga ngo kwa kundi abantu bavugisha amafoto, kwa kundi abantu barimo baravugisha amafoto muri iyi minsi rwose. Reba nk'iyi video ya Kisekedi, njyewe ngiye kukwereka. Okay. Nino video ya Kisekedi urayibona? His Excellency Paul Kagame buriya nanjye ndamutinya. Ibyo byose mba mvuga aba ari ukwirengera, ntako ntagira ngo abasore banjye nyine mbarememo icyizere. Ngira ngo urayibona. Ariko reka dukomeze mpite nkwereka ni gute wabyikorera. Urabona hari application bakoresha, ariko ifite uburyo bubiri, hari free hakaba n'uburyo bwishyurwa. Urajya kuri Play Store, yes. Numara kujya kuri Play Store ujye nyine muri search, kabisa, kugira ngo nyine usacinge ifoto, usacinge
ino app ni Viribo AI. Viribo AI, uragenda wandike Viribo AI, ukore search cyangwa se uhita unayibona cyangwa ukabona Viribo AI video AI generator, ubundi ukore search. Ngira ngo kubera ko njyewe nyifite uhise ubona ko ihise iba open, ariko hari n'izindi ngira ngo urimo urabona ino ya mbere AI story generator more, ariko wowe uraza kuri iyi ngiyi ya kabiri Viribo AI video and AI generator. Iyi ngiyi rero AI video generator niyo uzahita ukoresha. Urabona kubera ko njyewe iri downloaded, iri installed muri telefone yanjye, icyo ndakora ndahita nkora open, ariko wowe uzakora download kubera ko ntabwo nyine uzaba uyifite. Nkore open, ntegereze ngira ngo uzahita ugera kuri screen imeze gutyo. Yes, icyo uzakora uzaba ufite amafoto nyine uri buze gukoresha, cyangwa se nyine wayateguye, cyangwa n'amarikodi uri buze gukoresha wabanjije kuyadingamo. Bazahita bakwereka ahangaha taking photo, bakwereke upload photo. Hano kuri taking photo ushobora guhita wenda uyikamera direct, ariko twebwe reka dukoreshe iyo dusanzwe dufite. Uzakora hano kuri upload photo, bahite bakuzana mu mafoto yawe muri gallery, noneho uhitemo nyine iyo ushaka. Yes, reka ngiye wenda ngiye gukoresha Ndera, reka dukoreshe Knowless, reka dukoreshe Knowless. Ngiye kuvugisha ifoto ya Knowless, ngira ngo urimo urabibona ni ifoto mpisemo. Ngiye kuvugisha ifoto ya Butera Knowless. Hari igihe uhitamo ifoto nyine itari uburyo nyine bwiza, itari on target y'ukuntu, itari facing foto nyine with this range, bakabyanga bakakubwira ngo re-upload. Uhita wongera nyine ukajya guhitamo indi foto. Buriya hari igifoto ya Knowless buri buze kwanga, tugakoresha indi, tugahitamo undi muntu. Nshyemo indi, reka dutegereze turebe ko bikunda. Nayo biranze, urabona ko asa n'uhengamyemo ukuntu, nakabaye nashatse indi foto. Noneho reka turebe Marina Deborah, turebe ko ifoto yewe wenda biri buze gukunda.
ibara gatatu nyine ugahita utangira kurikodinga. So urimo kubibona ko yatangiye kurikodinga, wihangane nyine ubu ni ukunguka iri kodinga, ngewe ngiye kubikatinga ntabwo mbikwereka byose iminota narikodinze, ariko nyine iyo ushaka urabireka igakomeza ikarikodinga, gusa ntabwo irikodinga ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo ku badasobanukiwe hano ni njye wari urimo ndavuga amagambo uri buze kubona uyu nguyu muntu ari bubavuga, ni njye wari urimo kuyavuga. Uhita ujya hano kuri apply, uhita wapurayinga ino video kuri iyi foto. Ikindi kintu nakwibutsa ni uko ino app igira watermarks, kano kantu nyine ka logo yabo, iyo ukoresha free kagumaho, ariko hari uburyo bwo kwishyura. Iyo wishyuye nyine bagakuraho, ukashobora kukarimuvingaho, ariko nyine twebwe reka twikoreshereze iby'ubu nari nabyo nkwereka. Wayibona ino app hari ikintu yagufasha, ari iterambere, washoramo amafaranga ukishyura nyine mu buryo bwo kuyikoresha bakajya bakuraho ino watermarks, nyine urumva byakunda. Yes, uploading audio. Ubu ni ukuvuga ngo ya audio yacu irimo kwiuploadinga nyine kuri iyi foto. Urimo urabibona. Ni ugutegereza nyine urategereza ibi byose bikabanza bikagenda step by step. Urabona audio yarangije kuba successful, kwiupdatinga hamwe n'iyi foto ya watermarks nakubwiraga ni iyi ngiyi. Noneho uhita ukora generate video, ndakeka ariyo step ya nyuma yo kuba usoje gukora video yawe. Zije n'ubundi nabwo bihita byikonvatinga gutyo. Ngira ngo uri kubibona uburyo ki biba birimo kwikora, aba ari fresh cyane. Yes, urihangana nyine ugategereza. Urabona ko nanjye nategereje bikagera kuri 100. Bigezeho, ni ukuvuga ngo uhita ujya kureba muri gallery. Hello, nk'ibisanzwe nitwa Marna, ngira ngo abenshi murabizi, Marna de Ball. Nazamukiye kuri Kiss FM, nyine aha tujye dusapotingana kubera ko urabona nanjye nyine narafashijwe, Austin yaramfashije. So none rero namwe reka mbasabe bafana banjye nimusapotinga uyu mukobwa Blando TV show. Nyine ibiganiro akora, njye numva akunda gukora inkuru zo muri M23 zo muri Congo, mumufashe nyine nawe atera imbere, YouTube channel ye nyine imugirira umumaro. Murakoze cyane. Yes, wabibonye. Uhita ukora save to album, ubundi rero ifoto yawe cyangwa se video yawe igahita igenda ikajya muri gallery yawe. Thank you for watching. Mukomeze nyine mumfashe mureba, musharinge YouTube channel yanjye nyine wa mugani wa Marna nkuko abibabwiye ingirira umumaro. Siko bimeze, nta mutima mubi, mujye mureka dusapotingana.